Mugubwe neza muri Imana bari namwe ni Mutabazi Samuel kuri Yesu byose TV. Reka dusenge mbere ko tuganira ijambo ry'Imana ritoya gusa tumushaka tuvuga ku magambo akomeye muri aka kanya. Reka dusenge. Mana ndagushimiye, izina ryawe ni ryari bihe bidashira, wibambishije ijuru n'isi wenyine, nta muntu ugufashije, icyubahiro cyawe nta muntu muzagisangira, uko biri kose uri umwami, izina ryawe ryubahwe. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana n'abantu bawe, manuka ubafashe kandi umwuka yarakora umurimo we mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Reka nongere mbaye ikaze na karibu abantu tubana kuri Yesu byose TV, abantu mudahwema kunyura ko turi kumwe kandi mukunda ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha. Reka dusome amagambo y'Imana make cyane umurongo umwe, ubundi dukomeze tuganireho gatoya, kandi izera ko Imana irubagiriye neza. Yobu 13 umurongo wa 15 aravuze ngo naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Mumbare gato, reka dusubiremo kugira ngo muhumve neza. Yobu 13 umurongo wa 15, naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo bita Yobu yageze igihe azira ko akiranuka. Reka mbyite ko yazize ko akiranuka, ngo kuko abana b'Imana baje gushengera na shitani abazamo, Imana itayiratira Yobu shitani ati wamubonye mukironse wanjye Yobu. Shitani ati wamuhaye ibyiza, wamuhaye ubutunzi, wamuhaye abana beza, abagaragu, inka n'indogobe, reka mbikore ko atakwihakana. Imana amubwira ati ngaho bigerageze. Shitani agenda bikoraho birashira, ariko Yobu akomeza kwiyemera Imana. Aravuga ngo ibi byose niyo yabimpaye, nibi byishubije, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Uwo ni Yobu. Mutwe ijambo avuga ngo baho. Ahantu hose utuye, ibyo urimo, aho unyura hagoye, ariko baho, kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Niba urizi rero nawe baho. Yesu ashimwe cyane. Ngo undi munsi nanone abana b'Imana baje gushengera ngo na shitani abazamo. Imana amubwira ati wabonye Yobu ko atanyihakanye. Imana irongera yirata Yobu. Shitani afite umubiri muzima, nawe uracyameze neza, ngo ukoreho nawo, ngo reka ngukore ko atakwihakana. Imana amubwira ngo genda ukoreho, ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Nubwo Yobu yarwaye ibibembe, arwara ibishute, akageshimisha urujyo, nuko umugore amwihakanye n'ibindi byose, nuko inshuti zaje kumusura zimushinja ibyaha, ibyo byose murabizi. Reka mbabwire iki kintu gikomeye. Ibyo unyuramo byose ntuzihakane Yesu, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ihanganira igihe urimo. Yobu yavuze aya magambo akomerejwe, yigeze ashakira Imana imbere arayibura, ayishakira inyuma arayibura, iburyo n'ibumoso arayibura, yewe ngo naho ikorera arayibura. Arangije avuga iri jambo, aravuga ngo nubwo yanyica napfa nyiringiye, ngo nubwo bimeze bityo inzira zanjye ndazikomeje imbere yayo. Yesu ashimwe cyane. Sinzi intambara unyuramo n'ibibazo unyuramo, ese ukomeje inzira zawe imbere y'Imana cyangwa ugiye kubivamo? Reka nkubwire, aho utuye hose, ibyo unyuramo byose, ibikugoye n'ibyo urwana nabyo, baho. Ongera ubeho, ukomere, wambara imbaraga ubeho. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo urageragezwa kuruta Yobu. Wowe nta biragushiraho nyiburo cyafite akanunu. Niki gituma usakuza, nituma uvuza induru nkaho umwami wawe yapfuye? Biracyashoboka kuva ukiriho, ijambo Imana avuze izarisohoza. Ariko ntuzaje kubwira ngo baho kandi ukomeze inzira zawe imbere y'Uwiteka, witeshuka. Yobu ageze ahabwira ariganyira, inshuti zazanyagurira, zabwira ati Yobu wakoze ibyaha, waracumuye, nta mukiranutsi umera gutya. Reka da, niba naravuze ngo Yesu ni byose TV, Yesu ni byose. Muri Yesu harimo ibyago, harimo amakuba, harimo amahoro, harimo intambara, harimo ibigeragezo. Muri Yesu harimo ibintu byose uhura nabyo. Rero wikwigirira nabi, wikwiyahura, ntabwo ari ibyaha wakoze, ahubwo tuza. Munsi umwe Yesu yatinze kujya kuzura Lazaro, na Mariya amubonye aje ati data buja waratinze, yarapfuye aranuka. Arambwira ngo iyo niwizera ntunagakiza k'Uwiteka, ntunagakiza k'Imana. Rero wikwigirira nabi, wijya kwiyahuza inzoga n'ibindi byose, wisubira mu byaha, aho gukomeza inzira zawe imbere y'Imana. Nubwo yakwica uzapfuyiringiye, inzira zawe zikomeza imbere yayo. Ushobora kuba utuye mu banaki, ibyo bikaba byakuvana imbere y'Imana, ariko baho aho utuye baho. Reka nkubwire,
Daniel yabayeho mu bakarudaya, abantu baraguzaga, baterekeraga abantu babi, bategaga imitego uko bukeye n'uko bwije. Ariko Daniel abaho yabeshejweho n'iki? No kwizera Imana no gusenga. Ngo umunsi umwe bamutegera ku Uwiteka Imana, ngo bajya imbere y'umwami bakuru bavuga ngo mwami, mu minsi 30 ntazagira umuntu usaba ikindi kintu Imana iyo ariyo yose usibye wowe mwami. Ngo umwami akubitaho kashe ati nibyo. Daniel ngakajya afungura amadirishya yerekeye Yerusalemu, akavuga ngo Uwiteka, wandokoye sinishwe n'inkota y'abakarudaya, ukanzana muri iki gihugu, ukampa kuba minister muri iki gihugu, ukanzamura. Ntago najya gusaba umwami, ahubwo nzasaba data wa twese. Mwige kugambirira neza mu mitima. Iryo tegeko Daniel yarazi ko ryasinywe riterwaho kashe, kandi yarazi ko ntagomera umwami nyine intare zizamurya. Ariko aravuga ngo mu ijuru hari Imana iruta umwami, kandi mu ijuru hari Imana ifite imbaraga kuruta amategeko y'umwami. Yesu ashimwe cyane. Baho aho unyura hose, aho utuye, aho ukorera, mu rwangano, mu ntambara, mu makuba, mu byago, mu bupfubyi, mu bupfakazi, mu bukene, mu kubura amafaranga, mu kubura aho kuba, baho. Kuko Uwiteka yavuze ngo ubeho, nubeho wikwigirira nabi. Yesu ashimwe cyane. Haraho yo yageze ariganyira, aravuga ngo umunsi mama asama inda y'umuhungu, iryo joro rikurugwe mu minsi y'umwaka ndetse ryijimye. Ava mu munsi nyina yamusamyeho inda, aravuga ngo umunsi mama ambyara yishimye ngo abyaye umuhungu. Yobu yarageze ahantu hamugoye cyane, yarageze mu bigerageza abona nta byiringiro, araganya, avuza induru, ariko arongera agarura ibyiringiro avuga ngo nubwo yanyica nzapfa nyiringiye. Yesu ashimwe cyane. Kuki yavuze iri jambo? Nuko Yobu hari ibintu atigeze yibagirwa Imana yamukoreye. Kandi nkubwire ngo uyu mugabo yari amaboko y'umupfakazi, niko yavuze mu bice bibanza. Ngo yari na se w'imfubyi w'ubwe. Uwaganaga Yobu wese ntaga ikibazo cye yamusengeraga nk'indyarya z'iyi minsi ngo genda Uwiteka kugire neza. Oya, yaravugaga ati ngwino, agafata niba ari intama kamuha, niba ari icyo akamuha. Yobu ubwo yaravuze ngo nyina ari amaboko y'umupfakazi, ngo n'indushyi zose zanduhukiragaho, ariko ntibyatumye atageragezwa. Wikwigirira nabi. Niba ari cyo gihe unyuzemo, ibihe bigenda bihinduka uko bukeye n'uko bwije. Ushobora kuba wishimye umunsi ejo ukababara, ushobora guseka uyu munsi ejo bigahinduka, ushobora gutunga imodoka ejo bikavaho ukagenda n'amaguru, ushobora kurya ugahaga ukanabimena ariko ejo ugasonza. Ishuri turimo ni urugendo tunyuramo tugenda tujya hahandi abantu twizera Kristo yadusezeranije. Rero wikwitotombera inzira ugezemo. Hari abagenda bakagera mu nzira nziza bakagenda bishimye, ariko yatereye umusozi harakuramo agakote agakubita ku rutugu, harukuramo agashati agasigarana agasengeri. Hari n'uwicara ku ibuye aho hafi akabanza akaruhuka akamutuza agakomeza urugendo. Iyi surimo si iwanyu, iyi surimo ni inzira tunyuramo tugenda. Bitangira tuvuka turi nsoro mu nda za ba mama, bikarangira ibyacu birangiye dupfuye. Haranira kuzasoza urugendo neza. Hari abantu bagiye barusoza neza bagahura n'intambara ariko bakihangana. Nawe haranira kuzasoza urugendo neza kandi urusoza amahoro. Nubwo bimeze gutyo, baho. Utugoswe n'abarozi, ariko Uwiteka kubw'ijambo ry'uwizeye komeza ubeho, ntacyo uzaba. Ugoswe n'intambara n'ibyago n'amakuba, hari ibyatinze ku buzima bwawe, ariko baho. Wikwigirira nabi kuko Uwiteka yavuze ngo baho, baho. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, umugabo umwe yari umukiranutsi, ariko nta mwana afite. Muramuzi n'umutambyi Zakariya. Ngo arasenga, imyaka iba myinshi, bagera mu zabukuru. Igihe kigeze ngo ari gutamba mu rusengero, marayika aramubonekera, amubwira amagambo menshi aranamusezeranya. Zakariya biramutungura, bukeza bitaratwita byara umuhungu. Maze kubyara umuhungu maze kugira igihe cy'impegera mu butayu ajya gukomererayo. Arabwiriza, avuga imirimo y'Imana. Buramwibwira ko igisubizo, nubwo Imana ari igisubizo kuri Zakariya n'umugore Elizabeth, ariko rubanda baramusetse ati umwana babyaye mu zabukuru nawe abaye kirumbo, aba mu butayu. Munyumve neza, uru rugendo nta binezeza birimo gusa, harimo n'ibisharira bituma ukomera. Ibyo uhura nabyo bisharira bigushoboza kuzatambuka imbere. Ambara imbaraga rero kwigirira nabi, baho.
aho utuye hose baho, ibyo urimo byose baho, aho unyura hose baho, kuko ijambo ry'Imana ufite muri we n'ubuzima. Niba ugira ngo ndakubeshya, niba wararozwe kuki utarapfa? Wararozwe. Niba wanga ugambarirwa ku kazi kuki utarakavaho? Reba imirimo y'Imana, wongere ugire kwizera. Inzira zawe ntuzazireka imbere y'Imana. Wongere ubeho kandi ukomeze ubeho, ubaneho n'abawe n'ibyawe kugeza igihe Uwiteka azazira akagira ibyo akuraho. Yigeze avugana na Zerubabeli ibihe birebire, abwira ati Zerubabeli ihangane, nzaza umusozi nzawukuraho, nzabikora. Zerubabeli agasubira ku musozi, ati Uwiteka umusozi urandembeje. Akambwira ati ihangane mwana wanjye, nzabikora. Imyaka irashira, nanjye ntazi nawe utazi, ariko igihe kize ngo ntabwo yasubiye kuri Zerubabeli, ngo yaragiye abwira umusozi ngo niko wa musozi, ngo ahubwo ntabwo ndi bugukureho, ndakugira ikibaya. Uyu munsi rero ibintu bigutuma ushaka kuva mu nzira y'Imana, uyu munsi ndabitegeka ngo bibi bibaya, ugende unezerewe, kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima, kandi dufite iri jambo. Kuko dufite iri jambo dufite ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ndumva nshoje, ariko gukiranuka kwawe gukomeze, naho yakwica uzapfa uyiringiye. Ntuzigere wikuraho kuba inyangamugayo mu buzima bwawe. Nushaka uhembwe unyubwe n'ako gashahara, ariko ntuzikureho kuba inyangamugayo, kuko iri jambo n'ubuzima. Dufite aho tujya n'intumbero yaho tujya, dufite ibyiringiro by'umwami tuzi. Cyo koza ntawe uramubona isura, ariko twamuka bakabyeho. Hari imirimo yadukoreye tubaho, hari imirimo yakoze bitwereka ko uyu mwami ariho. Nushaka uzareka Imana itabaho, ngewe nzayemera, kuko ndayizi hari ibyo yakoze. Ngewe nzi n'umutima wanjye, ntago nayireka rero. Ariko yo kwigirira nabi, komeza inzira zawe imbere y'Imana ishobora byose. Ikibazo ufite, reka dusenge Imana nishobora kugukuraho. Nta mwana muntu wagikuraho, nta muhanuzi wagikuraho, nta n'umupasiteri wagikuraho, ahubwo gusenga nuko abana b'abantu, ariko gukora nuko ishobora byose. Rindira igihe yagennye n'iminsi yateganyije, iyo nimara gushyika icyo gihe uzakivamo. Reka nkubwire, bateye Daniel mu rwobo rw'intare, umwami abura ibitotsi, arahangayika, ngo saa 11 abandi batarabyuka, yaragiye ku munwa w'intare, ku munwa w'urwobo rw'intare, ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana, mbese Imana yabashije kukurinda. Iryo niryo jambo ugiye kuzumva mu matwi yawe. Nyumva neza, iri ni ijambo ry'Imana. Ngo intare ntacyo zagutwaye. Daniel asubiza umwami, ngarega databuja nyagasani, imbere yawe nta kibazo mfite, n'imbere y'isumba byose, Imana ishobora byose, nta rubanza mfitanye nayo. Mbese nawe niko byagenda ugeze mu kibazo? Intambara urwana zirwane bucece. Umuntu umwe yaravuze ngo ntugatere, reka mbivuge gutyo, ntugatere rya tungo ibuye uhuye naryo iryo ari ryo ryose, mu nzira arimo rigutangira ari kumukera. Ntabwo uwo mwanya wawubona. Intambara urwana zirwane bucece, mu kazi urwane bucece. Fungura amadirishya, wongere usenge, wongere werekeze Yerusalemu, uhamagara Uwiteka, azakubera ibyiringiro. Ngira nzabaho ubuhamya, ubu ndacyabukusanya neza, nzababwira imirimo y'Imana. Reka nsoreza ahangaha, ariko naho yakwica, inzira zawe zikomeza imbere yayo, kandi ntago izakwica. Ijambo mwavuganye tarisohoje. Yesu ashimwe cyane. Kwa turimo tuvugira ijambo, reka dusenge, ariko baho. Muba nacyo utuye mubeho, ahubwo bahindure ntibaguhindure. Muri quartier utuyemo y'abarozi ubeho, ahantu hose uri ndategeka ubuzima bwawe kubaho. Udafite gukora ndategeka akazi nikaze ubeho. Ushonje ndategeka ngo nubone ibyo kurya ubeho. Imana nica inzira ubeho, kuko iri jambo ry'Uwiteka n'ubuzima, kandi wakiriye ubuzima muri wowe. Nuko rero nubeho, kuko wakiriye ijambo ry'ubuzima muri wowe, nubeho. Ntago nkubeshya ngo mbere na mbere ijambo yariho kandi yahoranye n'Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Niba ufite ijambo kuki ugira ubwoba? Tangira ubwira ibibazo Imana ufite uko ingana, wibwira Imana ibibazo ufite, kuko irabireba. Yesu ashimwe cyane. Reka nsoreza ahangaha, tuzakomeza ubutaha, ariko ijambo nkuzane ndavuze ngo baho. Nuko mbitegetse mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imana ndagushimiye, gushimiye kuri umutabazi kandi uri umurengezi, ngushimiye kuri Imana y'amahoro. Ntago nabuze icyo nkora ngo nze nkora ibi ngibi, ahubwo mfite icyo nkora nibi nkabigukorera, nkakora uyu murimo w'Imana kubera ko bikwiriye. Narahumurijwe mu gihe nari mbabaye, nari ngowe, narahumurijwe mu gihe byari binyobeye. Nanjye niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kugukorera, kuko uri umwami w'abami kandi uri data wa twese. Nta soni bintera, nta n'ikimwaro bintera guhamya ko ijambo ryawe ari ubuzima, kandi uwaryakira agomba kubona ubuzima. Ndasenza umuntu uri mu bibazo wese, uri mu ntambara,
uri mu byago n'amakuba, uri mu bigeragezo, uri mu nzara, uri mu burwayi, urogwa n'abarozi, wabuze icyo akora, umushomeri, udafite ubuzima, kubw'ijambo ryawe namenye, nanjye nohereje ubuzima muri iri jambo. Umuntu uzareba iyi video wese azagubwe neza, azabona igitangaza, Imana izamugirire neza, azabona igisubizo cy'ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Mbisabye nizeye kandi nshima ni kubw'Yesu umwami w'abamurakoze Yesu. Amen. Ndabashimiye rero, mukomeze mu sharing ubutumwa bwiza, naho wabwira umuntu ko Yesu ari umwami, ibyo birahagije. Naho utahanura ngo utitire werekwe, no, mubwire ko Yesu agira neza gusa, abara n'ibyaha nabwo uzabukoze. Mukomeze mukore share rero, kwamamaze Yesu. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha mugubwe neza, Imana ibarengere kandi bagire neza, murakoze cyane. Amen.